cyakoze urakoze na kera na kare ni umuco gusura byose wumva numva nezerewe sawa sawa ntacyo uri bukenere se reka nguhereze hari ikintu wenda baza kuza gukenera kiri uko si sawa abana b'abakobwa se babura utwo bagura se mwana ntabwo byabura ntabwo yabura utwo agura ntabwo byabura rwose ntabwo byabura rwose hari icyo ntakubajije rero wasanze ive tuganira ambwira nanjye byahoze ahantu mwana kubera iki umugore wawe yanguriye amwana akamukorera ibintu bidakwiye umuntu w'umubyeyi ko byarambabaje pe kubera rero mukecuru buriya njya kukubwira nawe uri murakibwira nubwo binakwiriye muri uriya mwana ureba ntabwo ari jye namubyaye ndetse nta nubwo ari n'uwa madamu wenda ngo yaramuzanye ahubwo uriya mwana namukuye mu kigo bagiye kugifunga mu gihe bafungaga ibigo by'abana b'imfubyi mukuramo rero ndamuzana kugira ngo tumurebe na madamu sinzi rero aho umutima mubi waje kuva atangira kumwanga no kutamwishimira nuko niko bimeze ariko uramenye uzagirira oya ndakuze mwana wanjye iyi ngano yanjye ukurora kuko ndi uwo kumena ibanga kandi ndetse n'umwana wanjye ntabwo aba agomba kumenya ibintu nk'ibyo ngibyo ko namufashe nk'uwanjye nibyariye buriya madamu uwo yabyaye ni deni gusa uriya ni ukuvuga ngo ni imfubyi ntabwo ari imfubyi mama ntabwo ari imfubyi kuko arafite aragufite ariko mu kinyarwanda kuko wamukuye mu kigo ndabyumvise mama reka nkureke rero ngende ngaho urakoze ngende ngaho urakoze nanjye nta mbaraga mfite urakoze ibindi byo mwakenera uriya mukobwa yabimbwira nta kibazo sawa sawa ugerayo amahoro mama shenge se ni umunyempuhwe bigeze hariya mama shenge iyo mubonye icyo ukoze ndanezerwa kuko ujya ugerageza wishimire n'uwo umunsi noneho wansekeye ngaseka nka sori ngaseka mbanza nzarana inkweto n'ukuri aba bimeze neza ariko meze neza bite yewe ubwo mubonye aho musigarana yewe nagenda nzasimbukira mu cyaro gatoya sinzi niba tuzahurira nawe uvuye mu kiruhuko hari bizagikorera ubaka
sha ubusugi bwanjye watwaye uzabwishyura kugeza ku munota wa nyuma. bebe ko wishimye cyane se. Erega abantu bambwiye ko kubona umugabo nkawe mwiza ari amahirwe. Ya so ndashaka ko rero uzangura telefone kuko iyo mfite ntabwo bavuga ko bavuga ko nyine iciriritse, so shaka yayindi abantu bavuga ko nyine ijyanye no turi kumwe. hari igihe ufite wimaranye igihe kingana gute? I think maze igihe kinini, so ntabwo ikora neza rero. Okay. Yes. Reka nkubwire nitugaruka ahangaha uzaba ufite telefone 3. Wow. kandi mu That's moko yose nice, wumva thank you. ushaka pe. Sibyo? Ko njyewe reka nkubwize ukuri iyo nagiye mu rukundo nta kintu kinkoma mu nkokora. Okay. Merci beaucoup. None se urumva wifuza kurya iki uyu munsi? Okay, urumva wangenera iki? Cyo wangenera urumva? Okay, uhitamo hagati y'urukwavu n'inkoko. Okay, kubera ko nkunda inyama z'umweru. N'undi byose ndumva nabirya. Si inyama z'umweru. Yes, n'undi byose ndumva nabirya ariko ndumva nkumbuye inkoko nyarwanda. Sava. Yeah. Biroroshye cyane. Yeah. Okay, merci beaucoup. De rien. arutse koko none ikikujyanye ni iki koko? Njyewe ndakubwiye ngo nuramuka ugiye ukagenda ugiye ntuzagaruke muri uru rugo, uranyumva? Bakubwiye ko mvira mu rugo ari mvira mu Rwanda se? Ntabwo nzagaruka mu gihe cyose uriya mukobwa azaba akiri muri uru rugo. Icyo nicyo gisubizo umpaye? Mana yanjye ndebera no kuri kw'Imana. Ariko nakumira ubigenza bite se uko mbonye sinzi uko ubigenje? yaraze urusaku muri guturuka mu nzu muvuga. Ari nicaye hano munsi y'inzu. Nese cyo gituma uje wikanze bigenze bite? Ariko ko numva mwese ari intambara none umviriza amagambo avuze. Urumva yareka gutuma nika. Biba binyobeye icyo ndicyo. Ariko zi ejo bundi twaganiriye na Mucyo. Cyambwiye ati jaramba bavuga ko abantu batera umwako. Atubanza atera umwako. Ko yambwiye kandi abembwirana agahinda gakomeye. Mucyo yambwiye ati ngiye kwigendera. Nigendera ahantu kure. Buriya bizashira. Je namusubiza atoya tariko peri. Buriya nka nyuma y'ibyumweru 2 ashobora kuzagaruka. Kwaratera umwaka niko yakubwiye? Ko yabimbwiye kandi yabimbwiye ababaye. Kuko urabona ntago bumvikana na peri. Ari byo byibi ngibi ubona peri agiye yikubisa ukabona ararenze dore aragiye. Ariko Byose bari ko barashonda. Ariko ikibazo uko je mbibona. Mucyo nakosa afite. Ikosa rifite pe. Oya. Umva mwana wa. Ibyo bimparire. Ubu ngubu ndabireba kandi Imana irabimfashamo kuko ubu nanjye ndababaye. Ndababaye. Ariko na bizashira. Sibyo bizashira. Ndeka mwana wa. Biranshobeye nuko. Injira mu nzu tuganire. Injira mu nzu tubivugeho.
twongere dutangire kurara yarivuye muri focus action. Alo. Muraho neza? Yego. Hari umuntu wamumaye nimero yanyu. Ambwira ko mujya mwerekwa, nabyita kwerekwa. Kwerekwa. Hari ikintu ashaka ko munyerekaho nanjye ubundi mukambwira. Inkuru yose. Oya ntacyo nayibabwira. Izere ibanga ryanyu se? Kibazo ndabyumva. Ariko ntacyo. Urareba kera nyine umukobwa mutoya hari umugabo twakundanaga. Yitwaga Ruti. Antera inda bimubwiye. Aranyigurutsa. Mbega aranyihakana. Ntago ari gutera inda wenyine. Nanjye mbyara umwana rero sinamukunda. Urumva nawe ibibazo nari ndimo, nari nyine n'umwana mutoya. Umwana ndamujugunya. Ubwo rero nagira ngo mumbwire niba hari ikintu mushobora kwerekwa kuri uwo mugabo Ruti cyangwa kuri uwo mwana wanjye najugunya. Nta kibazo, amafaranga nayohereza kuri telefone. Ntacyo. Mwebwe muraza kumbwira, muzambwira kuri iyi nimero. Ndabumva. Murakoze. Nyaneza we. Karenza bimenye yambamba, gusa umwana Ahi mwana wa hobe 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 turareba ukayibona imyenda nambara itandura. Akanakumiro mwana wanjye. Ndaza kuguhobera kubera ibyishimo ko nkubonye. Ukanyitaza ngo ntakwanduriza imyenda yawe. Ariko mana yanjye mwana wa. Umwenda utandura wawe ukura he ko? Umwenda utandura wawe ukura icyakoze urakoze. Ubise ni mama Eve. Ngo ko ni mwiza. Ko mwana wa. N'uyu se ntumuso. Yego. Nawe uramuha imitwe y'intoki. Ariko mwana wa. Kajya ndebe utuntu nkora hano. Ubu se urinjira aha uricara se kuwuhe musambi uri bwicare ku musambi Ariko sinari nizanye. ariko bawe mbisa mukova mbisa nigendera nikomereze ngaho genda aka nakuma Valerize impamvu naguhamagaye ahangaha nagira ngo dupange ya diri yacu. Ese ubundi nta muntu wari wabona? Umva ntawe ntigeze mbona kandi wari warambwiye kuzambwira, so niba ari ibyo ngibyo ndumva nta bindi. Ejo bundi nzajya mu cyaro, ubwo ngubwo ningira uwo mbona nzakubwira kandi ugomba kuma komisiyo yanjye. Komisiyo kwirimora. Ubwo se ngiye nkuha 50k kuri buri muntu, urumva ari amafaranga make? Okay, tuzabireba.